urukundo abantu babaye inyamaswa bafite imihoro bafite impiri mana yanjye ni ukuri ntibizongere pe Gorori duharanire ko bitazongera rwose buri muntu wese akwiriye guharanira ko jenoside itazongera kubaho ikindi urubyiruko tugerageze twigire ku mateka kandi dukuremo isomo nta keza kabyo aho abandi bakoze amarorerwa urubyiruko mwe mujye muharanira gukosora mujye mukora ibyiza mwe ntimuzakore nk'ibyo niyo hagira umuntu bimwinjizamo ntazabyumve baharanire gukora ibyiza baharanire gushakisha ubuzima kubaka igihugu gifite iterambere n'umutekano ngira ngo abantu mudukurikiye aba bantu bicaga abantu ntabwo batinyaga no kwica umwana icyo genda cyeka ko wari uri mu myaka mike cyane watubwiye ko wari uri mu myaka 12 imyaka 12 ariko ntabwo ibyo babirebagaho ko n'uduhinja baratwicaga baragafataga bagakubita nko ku gikuta kakarangira nta mpuhwe nta mbabazi mu by'ukuri nta mpuhwe yego ni ukwihangana Gorori ni ukwihangana ni ibihe biba bitoroshye ariko nanone ntabwo muba muri mwenyine agahinda gakomeye ni agahinda birumvikana Gorori agahinda kenshi cyane wihangana kandi byateje ingaruka zitari nkeya ubumuga izo nkovu birumvikana hari igihe zijya zikugeraho ingaruka nk'ubu mpora ndwaye umutwe wo mu gikanu kwihangana mpora ndwaye umutwe wo mu gikanu mpora kubaho ndi nyakamwe ariko kandi ariko ndashimira leta yacu ko igerageza kudukomeza no nyuma y'ibyo byose twagize nyine ubuyobozi bwiza bubasha gutuma abana biga abana bose bari mu mashuri bariga biteza imbere wasigaye ariho ariko kandi nubwo hari abagiye basigarana ubumuga mu by'ukuri tugerageza nyine kwiyubaka no ntabwo mwaheranwa n'agahinda kandi buriya umwanzi iyo icyo yifuzaga abona atakigezeho 100% nk'uko yabishakaga niwe usigarana ikibazo ubu se utekereza yuko umuntu wagutemye akabona uyu munsi uriho kandi wenda yarifuzaga kupfa utekereza ko icyo gikomere ahubwo azagikira se ni ikimwaro ni igikomere ni igisebo azarinda apfana ni igisebo azarinda apfana biragenda bikagaruka no mu bana cyane nibyo bya bindi bajya bita ngo za karande n'ibiki icyo ukoze cyose kigaruka umwana kigaruka umwana barakubona ati dore umwana w'intera hamwe ni ukuri banyarwandakazi n'ababyeyi bajye bagerageza bera imbuto nziza kugira ngo bizagaruke no ku bana kuko ntekereza ko n'abana babo bafite n'ibikomere ariko uzi ukavuka bakubwira ngo so yisha abantu nyine mwese mubyumva gute dushushanyirize ubundi bijya gutangira iwacu duturanye n'isoko ariko nanone muri uyu mwana subira inyuma habanje kubaho impunzi z'abarundi wacu habaye impunzi z'abarundi barahungira barahaba tukumva bavuga ko perezida w'Uburundi bitaga Ndadaye yapfuye tugiye mubyumva mwari muri mu isoko twari iwacu ni hafi y'isoko noneho rero i Burundi habaye ibyo byose by'uko perezida wapfuye abarundi barahunga bahungira hari iwacu barahabaye noneho abarundi batangiye kugenda bahungukamo gake basubira iwabo nibwo rimwe twagize gutya tubona abantu baturutse ahantu bita za Kibirizi na za Nyaruhengeri bahungiye iwacu kuri komine ku kiliziya tangira kumva ngo hari abantu ba Kibirizi na Nyaruhengeri bahungiye inaha tangira kubona ababyeyi bafite ubwoba babuze uko bifata se abantu
ni bantu bwoko ki baje bahungira hariya, ati n'abatutsi baturutse za Nyaruhengeri na Kibirizi. Budakeye kabiri amazu batangiye gutwikwa ahantu hamwe na hamwe bazi mu bakire, ukumva ngo kwa Kanaka bahatwitse. Ntago byatinze hakurya y'iwacu nk'uko waba uri hano ukabona hakurya hariya imisozi iraka, inzu zirahiye. Ubwo bigitangira aho hakurya urumva byakeye natwe bitugeraho, urusaku rw'abantu birukanka batese inka zabira, mahene. Ati reka ngo abatutsi kashobotse ibyabo byasubiwemo, ubu ni ukubatsemba tukabamaraho. Abana bazakura bazajya babaza ngo ese umututsi yasaga ate. Ubwo ibintu biba birakomeye, mu baturanyi biba birahageze. Abandi bantu ababashije guhunga barahunga, batabibashije basanga abo bantu bandi bari baravuye za Nyaruhengeri barifatanya nyine. Nyemerera ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifuriza kumererwa neza aho uri hose. Ntabwo nzi uko umerewe muri aka kanya, ariko nanone ni iminsi itoroshye ku bantu benshi bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi 1994. Aho muri hose rero mudukurikiye, Imana iborohereze cyane kandi ikomeze kubaha ihumure. Ikindi ntimwumve ko muri mwenyine, turi kumwe. Ubwo rero nkuko mubibona hano turi kumwe n'umutumirwa aje kuduha ubuhamya. Icyo usabwa ni uko gukurikira ubuhamya bwe, ikiganiro ukagitangira ukagisoza, biraza kugufasha kandi nawe biraza kumushimisha. Ubwo rero ngiye murimo kumva ni Karabo k'Imana, inyuma ya kamera turi kumwe na Japhet, ariko tunabisegureho tumaze igihe tudakora, mumaze igihe mutatubona hano ku Murwa Live TV. Ubwo rero mbabwire ngo ibintu uyu munsi byatangiye kongera kugenda neza, dushimira Imana ko twongeye kugaruka. Reka rero nakire umumama ufite ubuhamya bukomeye bunaremereye cyane. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane, nanjye nishimiye kuba ndi kumwe namwe. Ntabwo twaherukanaga ariko nshimye Imana ko turi amahoro. Yego. Hari abantu bakwibuka baza amazina yawe, ariko hari n'abantu bagukurikiye bakubonye ari ubwa mbere, wababwira amazina yawe bakakumenya. Amazina yanjye ni Murekatete Gloriosa, ni umumama ufite abana. Yego, naturutse mu karere ka Kamonyi. Yego, turakwishimiye cyane. Rero tugiye gusangiza abantu urugendo rw'ubuzima. Hari ababwumvise ubuhamya bwawe, ariko buriya u Rwanda rufite abantu miliyoni zirenga 12. Urumva ko hari abakumenye, hari n'abatarakumenye, hari n'abari hanze wenda bagiye kubona ari ubwa mbere. Ubwo rero umuntu udukurikiye usharinga iki kiganiro kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Niba ntakugoye, ndumva abantu bakubonye ari ubwa mbere wabaganiriza, ukababwira urugendo rwawe rw'ubuzima. Ese Gloria ni umubyeyi w'abana bangahe? Ese yavukiye hehe? Kugira ngo nanone twongere abatazi ubwo buhamya bumenye, ariko n'abari baribagiyeho gato bongere bahite bakwibuka. Yego, Gloria ndi umubyeyi w'abana 4, 3 mbyara mu nda yanjye n'uwo ndera. Urugendo rw'ubuzima bwanjye rero ni urugendo rutoroshye. Kamonyi ntuye ntago ariho mvuka, inkomoko yanjye aho mvuka ni Butare. Butare? Yego. Cyahoze ari komine Kigembe, ubu ni akarere ka Gisagara. Ubwo rero mu bihe bitatworoheye na gatoya, muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi niho nabaga. Nari umwana icyo gihe, nari umwana ariko uzimo ubwenge. Nari mfite imyaka nka 12. Mfite ababyeyi bombi, ariko mu kuvuka kwanjye mvuka mu nda ya mama mbyara ndi umwe. Ariko mu nda ya papa twari 3. Yego. Ubwo rero iwacu ni hariya hegereye Burundi, tugabana n'u Burundi. Hari Muganza? Oya,
ahantu bitaga komine Kigembe. Kigembe. Yego. Ubwo rero nyine ubuhamya ndumva ubushize nageze kubuvugaho uko byangendekeye ntabwo byanyoroheye ngira ngo urahabona hano ku Musaya. Ariko ndagira ngo gatoya wenda aho turaza kuhagera wihangane. Yego. Tubanze utwibutse jenoside itaraba. Yego. Abantu b'abatutsi muri icyo gihe bari babayeho bate? Jenoside itaraba bari babayeho bate kuri iyo leta yari iriho icyo gihe? Bari bafashwe gute? Ese mwari mutekanye? Uko wabonaga wowe wari umwana yego ariko umaje no guca akenge, uwo muntu muri icyo gihe yari afashwe ati? Nari umwana utaramenya byinshi ariko nkajya numva bavuga ngo hari ibyitso, abatutsi bakabita ibyitso. Umwanya umwe hakaba abantu bafungwa, abana ku mashuri ugasanga baratotezwa, ugasanga hari n'igihe bitumye umwana atiga, cyangwa rimwe na rimwe ukumva wenda ababyeyi baricaye baravugana baraganira, ukumva baravuga nk'ibintu nyine nubwo nyine kubera ubwana ntusobanukirwe ibyo ari byo, ariko bimaze kuba nuko umuntu agenda akura niho uhita usubiza ubwenge inyuma ukavuga uti ese bya bintu bavugaga burya ni biriya. Ntabwo byari bimeze neza mu by'ukuri, n'ubundi nyine wabonaga ko umututsi atotezwa, yego ntagire uburenganzira, bigenda bikura bitwa inyenzi, amazina nk'ayo ngayo. None se mu ishuri mbere y'uko jenoside iba, mu ishuri wowe wahabonaga mood imeze gute? Abana bagufataga gute? Ese umwana w'umututsi mu ishuri yari amerewe gute? Nyine nibyo navugaga. Urumva namba umwana bavuze ati so ni icyitso, iwanyu ni mu byitso, ni mu nyenzi, bakurebaga nk'ikindi kintu nyine wabaga uri ikibazo mu ishuri. Yego. Noneho urabona kera habagaho ibintu byo mu marangamuntu, irangamuntu ikaba yanditseho Hutu, Tutsi. Nyine ntabwo byari byiza mu by'ukuri, ntabwo byari byiza. Uri kumwe n'abandi bana bakubonamo inyenzi cyangwa icyitso, urumva ntabwo wabaga uguwe neza. Ntabwo wabaga uguwe neza, babaga bakunyunzura, bagucunaguza. Bafataga umuntu w'umututsi nk'umuntu ufite ubumuga, nk'umuntu wo kwishisha, nk'umuntu ufite ikibazo, ukabona abana baraguhunga. Bakakureba ukabona nyine ntabwo bakwisanzuyeho cyangwa bakwishimira. Umututsi wo kwa kanaka, ngo kanaka ni abatutsi, nyine ukumva iyo usubije ubwenge inyuma aho dukuriye nibwo uhita ubona ko bitari byiza. Nyine uri umwana, ushobora kuba uri umwana ntumenye ibyo ari byo, ugataha ukabivuga uti numvise bavuga gutyo, ariko ababyeyi bo bumvaga ko ari ikibazo gikomeye. Ariko ubu ngubu umaze gukura nibwo nabonye ko bitari byiza na gatoya. Urumva ko byagiye bigakura bikabyara ingaruka zitari nziza zo kutwica bakadutsemba. Ko Imana yahabaye ikatuzanira abatabazi bakaturengera, bagahagarika jenoside, ariko ubundi umugambi wari wo kutumaraho. Urumva watubwiye haruguru ko hari amagambo menshi bagendaga bavuga, ibyitso, abana b'inyenzi n'iki, ariko se ndagira ngo nanone tunyuriremo. Icyo gihe nta kuntu wenda mwajyaga nko gusura nk'abantu ukabona nyine ukabona mood mu rugo irahindutse, rimwe na rimwe ukabona barashaka ko mwita munataha aho hantu? Gerageza unyuriremo abantu, iyo mwajyaga nko gusura abantu byagendaga gute? Noneho abantu bavugaga ari kijyana kuri iyo ngoma, ngo tubivuge gutyo, ku ngoma rero icyo gihe birumvikana nyine y'abahutu. Bari abahutu kuko aribo bari banayoboye. Babafataga gute? Uko badufataga nyine ntabwo badufataga neza. Namba mu ishuri udafashwe neza ngo waba uburenganzira nk'abandi bana, ndizera ko no mu kazi icyo gihe bakoraga nyine byabaga ari uko nguko. Nari umwana nyine ntasobanukiwe byinshi cyane, ariko urumva ko nyine nta umututsi ntiyari atekanye mu by'ukuri. Kuko urabona ko ari naho byarakuze bibyara indi sura. Aho turaza kuhagera. Ubwo ndi muri imbere ya jenoside, kugira ngo abantu badukurikiye bakiri batoya, wenda imyaka 12 wari umaje guca akenge, bamenye iyo mpumeko yari ihari. Urumva noneho tugiye mu mibanire, mu gushakana, umuntu w'umututsikazi
babaga babisanzuyeho mu kubatereta muri icyo gihe kuri iyo ngoma yari iyobowe n'abo bandi, byabaga bimeze bite? Ese iyo washakanaga n'umuntu w'umututsi, umututsikazi, ntibyabaga ikibazo muri famiye, muri sosiyete? Yumva kubera ko nari mutoya iby'imishakire no kurambagiza ntago nabimenya. Wari utarabimenya neza? Ntarabimenya, ntarabisobanukirwa kuko nari nkiri mutoya, rumva ntago namenya ngo guteretana. Nabonaga abantu nyine babanye gutyo, ariko nkumva iyo myuka nyine y'amagambo atari meza, nk'umwana nkabyirengagiza. Yego. Reka rero tugere ubwo jenoside yatangiraga. Icyo gihe itangira, niba ubyibuka neza, wari uri ahagana he? Mwari murimo gukora iki? Nyine mwese mubyumva gute? Dushushanyirize. Ubundi bijya gutangira, iwacu duturanye n'isoko, ariko nanone muri umwana asubira inyuma, habanje kubaho impunzi z'abarundi iwacu. Habaye impunzi z'abarundi, barahungira, barahaba, tukumva bavuga ko perezida w'u Burundi bitaga Ndadaye yapfuye. Icyo gihe mubyumva mwari muri mu isoko? Iwacu ni hafi y'isoko. Hafi y'isoko. Noneho rero i Burundi habaye ibyo byose by'uko perezida wabo apfuye, abarundi barahunga, bahungira hari iwacu, barahabaye. Noneho abarundi batangiye kugenda bahungukamo gake gake basubira iwabo, nibwo rimwe twagize gutya tubona abantu baturutse ahantu bita za Kibirizi na za Nyaruhengeri bahungiye iwacu kuri komine ku kiliziya. Tangira kumva ngo hari abantu ba Kibirizi na Nyaruhengeri bahungiye inaha. Tangira kubona ababyeyi bafite ubwoba, babuze uko bifata. Ese abantu ni bantu bwoko ki baje bahungira hariya? Ati n'abatutsi baturutse za Nyaruhengeri na Kibirizi. Budakeye kabiri amaze batangiye gutwikwa ahantu hamwe na hamwe bazi mu bakire, ukumva ngo kwa kana kabahatwitse. Ntago byatinze, hakurya y'iwacu nk'uko waba uri hano ukabona hakurya hariya imisozi iraka, inzu zirahiye. Ubwo bigitangira aho hakurya urumva byakeye natwe bitugera urusaku rw'abantu birukanka batese inka zabira, mahene. Ati reka ngo abatutsi kashobotse ibyabo byasubiwemo, ubu ni ukubatsemba tukabamaraho. Abana bazakura bazajya babaza ngo ese umututsi yasaga ate. Ubwo ibintu biba birakomeye, mu baturanyi biba birahageze. Abandi bantu ababashije guhunga barahunga, batabibashije basanga abo bantu bandi bari baravuye za Nyaruhengeri barifatanya nyine. Ariko reka twibutse abana batoya. Yego. Nukuvuga ngo jenoside itangira cyangwa se ijya gushyirwa mu bikorwa, abayikoze bari bafite gahunda y'uko umuntu nibarangiza gukora ibyo bari bagambiriye gukora, ngo abantu bazajya bibaza ngo umututsi yasaga gute. Nibyo nakubwiraga nyine. Mbese bumvaga bagiye kurimbura bagakuraho. Noneho bakavuga ngo abana bacu ngo bazajya babaza ngo ese ngo umututsi ngo musige ngo ka kagoryi kahariya haruguru, hari ahantu habaga umuntu nyine umeze nk'utameze neza. Uka kagoryi kahariya haruguru ngo tuzajye ngo tubereka ngo uko abatutsi basaga. Ubwo ngubwo njye na mama wanjye twaratatanye, papa wanjye nawe turatatana, umwe acukwe n'undi ukwe. Muri uko gucukwa n'undi ukwe rero, ahantu nagiye naje kuhahurira na papa. Duhuye na papa wanjye baramwica, interahamwe ziramufata ziramwica. Muri kumwe? Baramujyanye, bagenda bamukubita bamuhutaza. Nyine iyo bagufataga nyine bavuga ati ya nyenzi turayifashe, babaga bari ku rutonde bavuga ati ese Rufonsi mwamubonye, Karori mwamubonye. Mbese hari n'imbwa z'impigi zihiga abatutsi. Bajyaga guhiga bayifashije n'imbwa. Kwa kanaka mwababonye, mumushake mpaka abonetse. Ubwo papa wanjye barapfuye, mama sinzi ahari, ubyara wanjye baramwica. Ubwo ibintu niko biri kugenda bikomera, inzu ziratwikwa, inka ziratemagurwa n'inkoko y'umututsi.
aho yatambiraga barayitemaga nayo yabigendeyemo. iyo wabaga uragiye ihene y'umututsi bazaga kuyikwambura n'inka gukomana cyane. bari bafite urwango ruri mu mitsi no mu misokoro ndumva agiye ariko navuga bari abantu. niyo ubitekereje uravuga ati se namba umuntu mwasangiraga ukajya kurahura, kera twararahuraga ukajya kurahura mu baturanyi, wakwirukankira ati reka ntacyo mpanga n'inyenzi osh, cyangwa se yanakubwira ati ba wicaye aha ngaha akaba ari ujya kuguhururiza bakaza bakakujyana, wari ugiye uzi ngo ni umuntu wawe, ni ahantu mwasangiraga mwahanaga umuriro amazi, ariko yamara kugushyira aho ngaho agahita ajya kuguhamagarira bakwica. Byari bibi cyane rero. Urumva ubugome bw'indengakamere. Wewe ubwo wabaze umuntu yabaga zikamuhungiyeho wakakubwira ati ndaje gatoya akinyabya ahantu agahita aza akora ibintu bitari byiza, agahita aguhamagarira nyine. Nuko ubwo ibyo birakomeje, wari ugeze ahantu tubwira ko papa wawe icyo gihe bahise bamujyana baramwica. Amakuru ya mama we ntabwo nongeye kumubona icyo gihe. Mama ntabwo nongeye kumubona, nagumye aho njyenyine. Nanjye ubwo nyine igihe cyarageze baramfata nyine, baramfata baranjyana. Bamaze kunjyana ngira ngo babonye hano ku Musaye ko hameze. Ndagira kameramani abantu bahabone ingaruka za jenoside biragenda ikagera mu mutwe. Inkovu iragenda ikagera mu mutwe. Abantu murabibona iyi nkovu igaragara gutya mubona ko ari inkovu igisa nkaho itarakira neza, ni iya kera muri jenoside. Murumva ko uyu muntu gahunda bari bafite n'ubundi nawe yari yo kumwica. Navuga ngo kuba akiriho ni Imana yakinze ukuboko. Naho ubundi murabibona nko mubibona iyi nkovu iragenda ikagera mu mutwe, byari byarangiye. Nuko hari n'indi hano. Naho ndagira ngo agende ahereka abantu. Ubwo aho n'imihoro bagutemaga. Murabibona ibyo byose. Iyo abantu turimo turababwira ko u Rwanda ubu rwazutse, hari abantu bagira ngo ni ukubeshya, ariko aba ni abatangabuhamya. Rero tubwire abana, urubyiruko iyihe abantu barimo kugenda bahabona. Kameramani nawe arimo aragenda aherekana. Nituya tuvuga ko jenoside yari yateguwe ntihakagire umuntu uhakana, nituvuga ko abayikoze bifuzaga ko nta n'uzasigara wo kubara inkuru mu bo bicaga, abantu ntimugahakana. Nuko Gloria ugize gutya nawe baragufashe baragutemaguye aho hantu. Rero bagutema gerageza abantu basangiza kuri ubwo buhamya. Bari abantu bari bangahe bavugaga yahe magambo? Bari benshi nyine, bakujyanaga bavuga ngo inyenzi, izi nzoka, bari bafite ubuhiri bita hindizo mbwa. Bagukubita burimo imisumari bakagukubita ukagwa nko mu mwobo. Bampagaritse ahantu hejuru y'icyobo kinini cyane. Barakubita, nabonye bakubita, bankubita bwa mbere nibyo nibuka. Ibindi ntago mbyibuka mu by'ukuri. Nyagasani yangaruriye akuka nikorakora aho nsanga ahantu hose ndi inyama gusa. Ariko mu by'ukuri uburyo bakujyanagamo bakubwira amagambo mabi cyane. Inyenzi n'umwana w'inyenzi, izi ni inzoka, nyine amagambo mabi ateye ubwoba. Nta muntu ugufitiye impuhwe, nta muntu ugufitiye urukundo. Abantu babaye inyamaswa, bafite imihoro, bafite impiri. Mana yanjye, ni ukuri ntibizongere pe. Gloria, duharanire ko bitazongera rwose. Buri muntu wese akwiriye guharanira ko jenoside itazongera kubaho. Ikindi urubyiruko tugerageze twigire ku mateka kandi dukuremo isomo. Nta keza kabyo. Aho abandi bakoze amarorerwa, urubyiruko mwe mujye muharanira gukosora, mujye mukora ibyiza, mwe ntimuzakore nk'ibyo niyo hagira umuntu ubimwinjizamo ntazabyumve. Bazabyumve baharanire gukora ibyiza, baharanire gushakisha ubuzima, kubaka igihugu gifite iterambere n'umutekano. Ngira ngo abantu badukurikiye mudukurikiye, aba bantu bicaga abantu
ntabwo batinyaga no kwica umwana. Icyo gihe ndakeka ko wari uri mu myaka mike cyane, watubwiye ko wari uri mu myaka 12. Imyaka 12. Ariko ntabwo ibyo babirebagaho ko n'uduhinja baratwicaga. Baragafataga bagakubita nko ku gikuta kakarangira. Nta mpuhwe nta mbabazi mu by'ukuri. Nta mpuhwe. Yego, ukwihangana Gorore, ukwihangana ni ibihe biba bitoroshye, ariko nanone ntabwo muri bateje agahinda gakomeye. Nagahinda birumvikana Gorore, agahinda kenshi cyane, wihangana kandi byateje ingaruka zitari nkeya. Ubumuga izo nkovu birumvikana hari igihe zigeze kugera ingaruka. Nk'ubu mpora ndwaye umutwe wo mu gikanu. Kwihangana. Mpora ndwaye umutwe wo mu gikanu, mpora kubaho ndi nyakamwe, ariko kandi ariko ndashimira leta yacu ko igerageza kudukomeza no nyuma y'ibyo byose twagize nyine ubuyobozi bwiza bubasha gutuma abana biga, abana bose bari mu mashuri. Bariga biteza imbere, wasigaye ariho ariko kandi nubwo hari abagiye basigarana ubumuga, mu by'ukuri tugerageza nyine kwiyubaka no ntabwo mwaheranwa n'agahinda. Kandi buriya nanone umwanzi iyo icyo yifuzaga abona atakigezeho 100% nk'uko yabishakaga, niwe usigarana ikibazo. Ubu se utekereza yuko umuntu wagutemye akabona uyu munsi uriho kandi wenda yarifuzaga kupfa, utekereza ko icyo gikomere ahubwo azagikira se? Ni ikimwaro, ni igikomere, ni igisebo azarinda apfana. Ni igisebo azarinda apfana, biragenda bikagaruka no mu bana cyane. Nibyo bya bindi bajya bita ngo za karande n'ibiki. Icyo ukoze cyose kigaruka umwana. Kigaruka umwana, barakubona ati dore umwana w'intera hamwe. Ni ukuri Banyarwandakazi n'ababyeyi bajye bagerageza beri imbuto nziza kugira ngo bizagaruke no ku bana. Kuko ntekereza ko n'abana babo bafite n'ibikomere. Barabifite. Ariko uzi ukavuka bakubwira ngo so yisha abantu. Ngo yisha abantu, ngo nyoko asaziye muri gereza. Ngo nyoko yisha abantu. Ntabwo ari byiza, baranere ko bitazongera mu by'ukuri. Ntibizongere. Ikindi uyu munsi wa none ngewe ntekereza yuko buri muntu wese warokotse, iki ni igihe cyo kwishimira ko uriho, ukabyishimira kabisa. Biriya bintu buri muntu wese warokotse kiriya gihe, ntekereza yuko Imana yakinze ukuboko irongera ikinga ukuboko cyane. Kuko biriya bintu byabaga byari indengakamere Gorore. Neza ko umuntu yagushakije mpaka kubonye, usigara n'impuhwe z'Imana nyine yagira ngo iki gihe nyine uzagira inkuru uvuga. Uzagira inkuru uvuga, ariko mu by'ukuri wabikoze we yumvaga agomba kumaraho. Namba umuntu avuga ati abana bacu bazajya batubaza ngo ese umututsi yasaga ate, urumva ko yari afite gahunda. Yafite gahunda yo kurangiza. Erega kugira ngo abantu banabyumve, gahunda ya jenoside ntabwo ari gahunda yari yateguwe n'umuntu umwe. Ni gahunda yari yateguwe na leta y'icyo gihe. Uri kubyumva? Urumva rero niba gahunda yateguwe na government, yari yateguwe na government y'icyo gihe, ubwo se ubwo urumva umuntu warokotse atari Imana yamurokoye? Nokuri. Ubu leta iyo ari yose ivuze ngo abantu runaka bicwe, utekereza ko ubwo no kuvuga ngo abasigaye ni Imana yakinze ukuboko. Ubwo navuga ko ni Imana yakinze ukuboko abantu mu byo leta yari yabategetse gahunda yabo, Imana irayirogoya bayikora nabi. Kuko projet bari bafite yari yo kwica umuntu wari we wese w'umututsi bagakuraho. Ubu ni ukuvuga ngo bo muri leta y'icyo gihe ntabwo bayikoreye ibyo yifuzaga, ni kwa kundi Imana inyuranya amaboko. Ni ukuri. Naho ubundi icyo bifuzaga byari ukugira gute, byari ugutsinsura bagakuraho.
Ubwo rero twihanganishe rwose abantu badukurikiye kandi tubabwire ngo jenoside ntizongera kabisa. kandi rubyiruko n'abandi bantu buri muntu wese aharanire ko arwanya icyitwa jenoside n'icyo ari cyo cyose n'imizi yayo n'ikiyikomokaho. Apana ibintu byo kuvuga umuntu wenda agahura n'umuntu ngo baratebya, ntugatebye mu mateka y'u Rwanda rwagize mabi ngo ujye gutebya ku muntu wahuye n'ingaruka za jenoside ngo uvuge ngo nyamara ngo nakinaga. Nta gukina kuba muri ibi bintu, nta gukina kubamo rwose. nta gukina kuba muri ibi bintu. Hari igihe abantu muhumurize umuhe pole kuko ingaruka z'ibi bintu abantu babaye imfubyi, abandi baramugaye. Kuza rero utebya mu bintu bidafite gahunda ntabwo ari byiza pe. Abantu biga ibyo bagomba kuvuga, biga ibiganiro bagomba kuganiriza abantu, apana kubakomeretsa cyane. Gorori, jewe iyo mutanga ubuhamya ndabumva cyane kuko njya ndeba niyo umwana nk'umwana w'umuntu runaka, umuntu udukurikiye ufite umwana byumve, umwana agatarabukira mu rugo rw'umuturanyi, uwo muturanyi akamukubita. Uzi ukuntu uwo muturanyi umugirira jaruzi, akavuga ati nk'uriya muginga umwana wanjye amukubise kubera iki katamubyaye. Ariko noneho utekereza umuntu yafashe umuhoro yica umuntu ntiyapfa, uwo muntu murahura murasangira, ubwo se ahubwo urukundo rurenze urwo n'uruhe? Abantu rero bumve yuko abantu barokotse bafite imbaraga z'umutima, bafite imbaraga Imana yabahaye, kandi ikindi bafite urukundo. Bo ntabwo bigeze bashaka kwitura babagiriye nabi. Ngira ngo waranabibonye gacaca zarabaye, abantu barababarirana. Ariko mu by'ukuri hari n'abantu bamwe na bamwe bumvaga kubabarira hari ibintu bitanabaho. Kubabarira umuntu ariko u Rwanda kwiyumvisha uburyo ki wabarira umuntu wakugeza imfubyi. Hari abantu bagafite imiryango minini migari cyane, aka kanya akaba ahagaze ari umwe wenyine, yasigaye ari akana, ntazi ngo wabo ni hehe. Izo ni ingaruka cyane. Yasigaye ari umwe wenyine, baravukanaga ari nk'abantu 10. Izo ni ingaruka. Umuryango wose warashize, warazimye. Izo ni ingaruka nyine. Ni ukuvuga ngo bitwigishe, baba ababikoze bibigishe ko ibyo bakoze atari byiza kandi ntibizongere. U Rwanda rwarababariye. Nabo bashatse ko bavaho nabo barababariye, ariko nanone ntibazibagirwe nyine ko bakoze amakosa. Ni amakosa bakwiriye kujya bahora basabira imbabazi mu mitima yabo, sibyo? Hari igihe turenzaho wenda umuntu akavuga ibiki n'ibiki, ariko mu by'ukuri hari ijambo umukuru w'igihugu ejo yavuze mu gutangiza igihe cy'icyunamo. Yavuze ijambo rikomeye, sinzi niba abantu bamwe barabashije gusesengura ngo bumve. Yaravuze ngo twebwe aho kugira ngo u Rwanda uzongere ugaruke urwice, rwo ruzagira gute? Afite ukuntu yabivuze, ngira ngo abantu barabyumvise. Kuriya impamvu yabivuze ni iki? Yashatse kuvuga ko umuntu wakongera gusubiza u Rwanda mu icuraburindi, uwo ari we wese, bakwiriye kumukumira kare, bakamukumira kare. Kuko rwose mbabwire, iyo twibuka jenoside yakorewe Abatutsi si umuhango gusa, ni ibikomere abantu baba basubiye mu bihe bya kera. Si ukubikora ngo ni ukwigirisha, ni ibintu byababaje abantu. Ikintu nababwira abantu mudukurikiye, aba bantu mubumve, ikindi mwige umutima w'urukundo. Ukwiriye gukundana ku ngufu, ni itegeko. Kunda mugenzi wawe ushingiye ku mateka aranze igihugu. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo mukundane. Ahubwo tugerageze gukundana nyine, dukundane, dusabirane. Cyo nkurusha nguhe, cyo ndusha umpe, kuko twese turemye mu ishusho y'Imana. Sinzi rero impamvu abantu bakuze umutima w'urwango, ugasanga kandi twese turi umwe, turi abantu bamwe, turi Abanyarwanda cyane. Noneho hari ukuntu jenoside ngo ijya gutangira bagiye bahimba amazina abantu. Buriya reka mbabwire abantu mudukurikiye, nimujya mubona umuntu arimo aratebya yita undi izina ritari irye, mujye mukumira, kuko ibyo bintu nibyo byavuyemo icuraburindi. Kumva ngo umuntu ngo bamwise inyenzi. Inyenzi mu by'ukuri ni agasimba katari umuntu. Inyenzi si umuntu. Ufashe umuntu mwise ngo ni inzoka. Inzoka twese turabizi muri Bibiliya uko yanditse n'ibiki byose. Ibi byose byari byo gushaka kugira ngo bamanipire abantu mu mutwe, abo bakoropagamo ubumuntu, ngo babumvishe ko kwica inyenzi ntacyo bitwaye no kwica inzoka ntacyo bitwaye.
ubwo rero ayo mazina mabi n'abantu bakibitekereza kubikoresha n'utundi tuzina turabo tw'amafuti mu bisibe mu mitwe yanyu. Uyu ni wo mwanya tuba tubonye kugira ngo tuvuge umuntu yumve icyo akwiriye kureka n'ibyo abantu bakwiriye kuba bakora bagendere ku mategeko y'igihugu. Gorore, uyu munsi rero waragize gutya, ubu urarokotse ku bw'amahirwe, tunashimira Imana kuba tukubonye. Ugize amahirwe urabyaye. Urugendo rwa nyuma ya jenoside rero ubu rumeze gute? Urugendo cyambere ndashima Imana nyine yandinze kugeza uyu munsi, yabanye nanjye mu rugendo rutoroshye, mu buzima bugoranye bwo kuba ndi nyakamwe, bwo kubaho ntagira umbwira ati yewe, ariko mbaho mba mubyeyi, ngira abana. Akanya mpfuye ntabwo naba ndi incike, mfite abana abakobwa n'abahungu. Nubwo atari igitangaza. Si igitangaza. Ni igitangaza. Ababyeyi barapfuye bagira gute, bagira ngo imiryango iracitse, ariko ubu warongeye urashibuka. Ubwo twavuga ko washibutse. Ntabwo biba byoroshye, ariko ndaho ndiho, ndihanganye, ndakomeye. N'undi muntu wahuye n'ibyo nahuye nabyo cyangwa ufite ikibazo nk'icyanjye utariyakira, yiyakire kandi akomere. Ubuzima burakomeza, Imana irahari, yaturinze icyo gihe n'ubu iracyari kumwe natwe. Yego, ntibiba byoroshye, ariko Imana iradushoboza mu by'ukuri. Ariko Gloria, abantu barimo kukureba ngira ngo barimo barabona ko ukeye pe, urakeye, urabyibushye, wambaye neza, ufite akazi, ukora iki? Kubona abantu bakubona barabona umeze wagira ngo ufite imyaka 10-20, kandi ngo ufite n'abuzukuru ahari. Mfite abuzukuru 2. Kubera ibyo byose, buriya ikintu cyose kibi kiteza ingaruka zitari nziza. Kubera ibyo byose, ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi byatumye mbyara kare. Imfura yanjye ifite imyaka 27. Niyo mfura yawe? Byatumye mbyara kare, bituma nishora mu gushaka kare imburagihe. Nabyo ntibyampira, nabyishemo numva ko ari bwo buzima bwiza ngiye kubona. N'ibikomere. Yego, kuba njyenyine ndavuga nti buriya ninshaka ndoroherwa. Ariko kandi siko byangendekeye. Zose ni ingaruka. Yaza kuba mfite umuryango ndimo, mfite aho ndezwe, unyitayeho, nshyize mu ishuri, nkurikiranye, ntabwo mbona nagiye kwishora mu gushaka imburagihe. Ubwo rero mu by'ukuri sinagira umugisha wo kwiga. Ni uguhigahiga gutyo, sinavuga ngo hari akazi mfite, nta kazi gafatika mfite, nkora ibiraka. Unigeze kumva uvuga Igiswahili n'izindi ndimi? Igiswahili kukimenya nuko naragiye i Burundi, nabaye Bujumbura, niyo mpamvu mvuga Igiswahili, naho nakimenyeye, naho nabyariye umwana wanjye w'imfura. Yego. Ariko mu buzima busanzwe nyine ndiho ncabika, nta kazi kanuni ngira. Iyo mbonye kiraka nyine ndagikora cy'amaboko. Ariko uyu munsi tuvugana nabwo ntabwo bikinkundira neza ko hajemo uburwayi, narwaye za tension. Ngenda nyine ncika imbaraga mu. Wagize hypertension? Yego. Pole. Ngenda ncika imbaraga, nk'ubu ibinini bya buri munsi. Nabyo kubibona ntibiba binyoroheye. Ibinini? Imiti nyine ya tension. Uyigura buri munsi? Buri kwezi. Ariko buri munsi umuti, buri munsi umuti. Ngura y'ukwezi, ariko buri munsi. Y'ukwezi igura ngahe? Igura 12,000 niho igeze. Hano ndagira ngo abantu mudukurikiye muze kunganira Gororeye. Usibye n'imiti, urumva imiti birumvikana kuyifata, ariko iyo ugize n'amahirwe iyo miti ukajya ubona n'ibyo kurya bihagije. Rwose hagira abantu bakubera ababyeyi, abandi bakubere barumuna bawe, bakuru bawe. Ndabakeneye abo bantu, bambera ababyeyi, bambera abavandimwe, bambera inshuti nziza. Ari igihe ugira inshuti ikakubera iy'umumaro, ikakubera nyine inshuti, nyine ikakubera nk'umuvandimwe. Bagerageze no kukanda akanyenyeri. None se Gorore, turaje dutange nimero yawe. Ngiye kubaza ikibazo. Yego. Ukinsubize, kandi ndabizi ko wowe uri inshuti yanjye. Uracyari mutoya, nubwo ufite abuzukuru. Mu bintu twagiye tuganira, wenda ntabwo byose twabivimuzi. Yego. Ariko
mu byo nzi neza nzi ko nta mugabo ufite, yego, ariko nanone mbona udafite gahunda yo gushaka umugabo. Ni ibikomere wagize byatumye uhurwa kuba wakongera gushaka umugabo? Ni izihe mpamvu? nabyita nyine nk'ibikomere, kuko urumva namba naravuze ngo reka nshake kubw'ibibazo nari mfite, numva ari bwo buhungiro, numva ari bwo buzima bwiza ndi bube ngiyemo, ntabwo byampiriye mu by'ukuri. Umugabo naramushatse ari mukuru andusha imyaka, anyizeje urukundo, ambwira ko azambanira, ariko ngezeyo bimbera bibi cyane, ndababara, ndakubitika, nsonzana inda, nsonzana umwana, ndamubungana, murarana mu ikanevu n'ibirebire. Rero ubwo buzima bwose bwarambabaje nyine, burankomeretse. None se ko ukiri mutoya umusaza gutyo ukazagenda urabura igihe kinini, uracyafite igihe kinini ku isi? Nibyo. None ubwo bizagenda bite? Nyine mba numva nakwirerera abana nkaguma aho ngaho. Kandi narabonye barakuze. Barakuze. Bamwe ntibarimo gusoza kaminuza? Oya, ntabwo barazisoza. Barakiga? Barakiga. Ntabwo biba byoroshye gushakana abana, biragorana. N'ibyo byose nyine bigenda bigaruka, numva nyine iyo rimwe ryanze kabiri bikanga, uba wumva nyine ucitse intege. Ucika intege ukumva kwihangana. Wasanga Imana ifite ubundi muteguro yaguteguriye vuba aha ngaha rwose kandi mwiza. Gorori, ndumva watanga nimero yawe ubundi tugasoza ikiganiro. Urakoze cyane. Niba wumva nta kindi kintu kikuri ku mutima wavuga cyihuse. Ikindi ku mutima ni ukugira abantu inama. Abana batoya b'urubyiruko, ariko cyane cyane nkagira inama ababyeyi, kuko buriya mu ngo havugirwa byinshi. Ababyeyi tugerageze kugira abana bacu inama, kubabwira ibyubaka, kandi ibisenya cyane. Yego, tubafashe abana, ababyeyi bakigiriwe umugisha wo kurera abana babo, babigishe. Kandi n'umwana udafite umubyeyi, ubundi kera umubyeyi yareberaga undi. Ntube wanyura ku mwana ngo umuceho ahutaye, ngo ureke kumutabara, ureke kumuhana. Kera umubyeyi ahaniraga undi rwose. Nuko tugenda tugera mu bintu ngo bya viziyo bishaka guca umuco, ariko kandi si byo. Umuntu aba ijisho rya mugenzi we, si byo? Dufashanye muri ubu buzima, kuko hano mu isi si iwacu cyane. Okay. Reka nimero yawe tuyitange, abantu badukurikiye bafate ikayi n'ikaramu, cyangwa se ufite n'ahandi hantu yakwandika muri telefone ayandike rwose. Ni akamenyetso ko guteranya 250 7 82 61 82 82 08. Bayumvise? Ubwo nuvuga ngo amazina baruyeho ninde? Murekatete Gloriose. Ubwo rwose wifuza kumusuhuza, umuhumuriza, ariko pana abantu baza bavuga ibintu bitari sawa. Abantu bavuga ibintu bidakenewe rwose bambabarire. Ikindi bibaye byiza wamuhamagara wabanje gukanda akanyenyeri. Buriya wabanje gukanda akanyenyeri, niyo yaba ari 1000, niyo yaba ari 200, ukamubwira uti yewe ni Teresifore, ntuye mu Bubiligi, ningewe wabanje kukohereza 100 aho ngaho, tinagira ngo niba ufite akanya tuganire. Byamufasha cyane pe, kubera ko arimo ararera abana ari wenyine. Abana bariga, nkeneye kubaho, nkeneye imiti, nyine biba ari byinshi, ariko ntabwo ubuzima buba bworoshye. Kandi abantu baraza kugira icyo bakora. Imana ibashoboze. Baragikora rwose. Gusa icyo nakubwira rwose, umeze neza, ubwiza bwariyongereye cyane. Urakoze. Umeze neza. Ndumva rero ukubera Imana. N'igihugu cyiza kiduha umutekano tugasinzira. Iyo uryama ugasinzira, niyo waba ushonje, burya ubuzima burakomeza. Ubuzi ko ejo bizakunda. Iyo umunsi byanze ubuzi ko ejo bizakunda, utari mu nduru, utari mu rusaku, utari mu masasu. Turi mu gihugu cyiza, dufite ubuyobozi bwiza buduhaye umutekano, twigisha umunsi ku wundi gukora, kubana. Ni ukuri Imana ibudukomereza. Ariko Gorori, mu minsi yashize wajya gukunda kuza ukigisha abantu, no mu minsi isanzwe abantu bakunda inama zawe kandi baragukunda, warabibonye. Ariko muri iyi minsi rwose sinzi impamvu utarimo uraboneka. Mu minsi ishize warabuze ku macana. Narabuze kubera ko urumva ahantu ntuye harimo akagendo,
undi mwanya nyine nko amatike tuzagushakira Gororiye n'aba bantu badukurikiye bazajya bamfasha tukutegere tukugaburire izo ubigisha ubaha inama byose birashoboka nyine ngo abashyize hamwe nta kibananira ubundi ibindi nakagaruka Imana ibarinde tuzasubira.